UPTVBURUNDI. This is the UPTVBURUNDI online TV on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, and all social media platforms. Please follow us. UPTVBURUNDI, together we can. Yaje kwimukira muri Amerika agaruka muri Congo muri 2006 ari nabwo yinjiraga mu gisirikare cya FARDC. Yavuyemo afite ipeti rya kapiteni ashaka kwiyamamariza umwanya w'ubudepite muri 2011 ariko afungwa atarabigeraho aciye mu ishyaka rya Parti Congolais Uni cyangwa se PCU yari yashinze. Amaze gufungurwa muri 2012 yahise asubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yabanaga n'umuryango we gusa ajyana akangononwa ku buryo yabujijwe kwiyamamaza. Tariki ya 17 Gicurasi 2017 Maranga yashinze guverinoma yo mu buhungiro ayita Nouveau Zaire ayishingira i Buruseli mu gihugu cy'Ububirigi. Hari amaze igihe kinini aderuka kugaragara muri politike kuko yari asigaye ari mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro afatanije n'abanyamerika mu gihugu cya Mozambique. Bivugwa ko igitero cyagabwe cyari kirimo n'umwana we. Nubwo bitatangajwe Maranga ashobora kuba yishwe n'igisirikare mu gikorwa cyo ku munsi w'ejo. Yapfuye oya mukanya ndamwiboneye muri Moroge nawe ndamuguha umurebe. Yego. Igisirikare cya Congo FARDC cyatangaje ko abashatse guhirika ubutegetsi barimo abanyamahanga n'abanyekongo gusa ntabwo hatangajwe ubwene gihugu bwabo. Nguwo Maranga yapfuye kubabaye yakubabaje gupfa ko yapfuye uyu agomba kuko ejo yazindutse ateza akavuyo yarasagura uyu muntu agomba kuba akunda abavantiye oya hanyuma ejo mu rukerera yazindutse ateza akavuyo n'abantu benshi utamenya umubare kuko harimo agasaza kavati tuko wengi tuzaebere urumva sobanura iki turi benshi baramaje muri banki turi benshi mwaje muti twaje muri bisi batunyuza hana badushyiraho sasa rero urikumva bararashe reka mbanza wenda bwije nkoze icyo abanza mushireho abari kuri YouTube bamurebe n'irya screen nawe arashaka ko mushashi warebera kuri YouTube ushyiraho uraza kumubona uramubona ngo wambaye beret rouge ubwo nari nyibwira mushashi rero uyu muntu hari abantu bamufashe ko yakinaga comedy hari n'abandi bamufashe ko ari ikihebe ahubwo ari umwiyahuzi. Okay, none twebwe n'abantu bakaza kurasa none twebwe nk'impuguke turabivuga iki ahantu abivuze nk'umunyamakuru ntuvuge nk'impuguke. Oya wendeka nagusabye we mbwira we nk'impuguke urabivuga iki ntago uri impuguke mu by'Kinshasa yamara ngewe nkubwiza ukuri mu munyamakuru wa musaza we waretse nkavuga ibintu byanjye nkuko bishaka nawe rero wa musaza we mu munyamakuru hanyuma ubu munyamakuru we buretse acha uri impuguke uri impuguke kuri ibi bintu impuguke kandi impuguke yemerewe guhatwa ibibazo sawa bawitoze ubu rero ni impuguke muri ibyo ngiye kuzana ni politique ibyo ngiye kuzana mbere na mbere harimo ama hypothèse sibyo buretse tega amatwi harimo ama hypothèse ariko hakabamo na document métallique. Sasa rero mutabaruka wakoze cyane gushimire kuri introduction wakoze kuri Musumari. Document métallique avec source bien sûr mais ntago uri capable yo kunsaba ntabwo gutera ubwoba uri murandira umwanya nakubwiye ngo nyine tuza mutamba hanyuma rero tubwire uyu Musumari sasa byaje kurangira umusumari bamushyize mu mbavu akaryamira uko abagabo n'abandi bavantiriye bari kumwe. Musumari nkuko mutabaruka bivuze yaje gutsindwa muri 2011 icyo amatora y'abadepite yari yamaje kuba umudepite icyo gihe murabyibuka yuko na nyakwigendera Kisekedi Paper yatsinzwe akigira perezida akiyimika ariko biza kurangira Kabila ariwe utsinze amatora aba perezida Kisekedi akomeza kunungunika. Uyu nguyu nawe nyuma yaho yababaye n'ibindi byinshi nk'ibyo
yaje kwiga imico mibi yo kwigira perezida wo mu buhungiro ashinga leta yo mu buhungiro yitwa Nouveau Zaire ashyiraho abaminisitiri bya bindi bumva bimeze nko kwikirigita ugaseka ariko kubera abamukoreshaga mu guforoda amabuye y'agaciro n'ibindi ibyo sinzi impamvu abantu batabigendaho yaje kugira inshuti nyinshi abamafiya byacu yaramaze kugira n'amafaranga rwose n'ibindi akomeza kuba umwactivist aba perezida wa leta iba mu buhungiro nkwibutse yuko yayishingiye mu Bubirigi ariko uyu munsi wa none yari umuturage yari resident wa leta zunze ubumwe za Amerika urumva neza aha naho yakomeje sinzi niba mwanyemerera nkagushyiramo ijambo yavugaga ko ari umupatriote anenga ubutegetsi umubutiste we yemeraga imiyoborere ya Mobutu na patenma ubundi ntabwo yemera Congo yemera Zaire ibi bya Congo byo akaba atemera n'imiyoborere yaho uko byari bimeze akavuga ko ari ibintu bidafite umurongo akaba n'umwe mu bantu banengaga byimazeho cyane cyane intege nke muri politike z'ubuyobozi bwa Congo. Reka dukomeze, reka noneho ngere kubishyira ku musumari kujya muri musumari munyumve neza. Rero hamaze iminsi hari ibintu muri Congo mu buryo bwa politike bidasobanutse. Icyambere, uyu musumari ni umwe mu banengaga kuba Congo imaze amezi 6 perezida yaratowe batarashyiraho guverinoma. Ibyo bintu mumbwe niba hano mwabibonye cyetse mu Bubirigi gusa niho bamaze imyaka 9 batagira guverinoma. Kubera iki? Kubera ibibazo byabo by'amoko y'abawaru n'abafurama. Ibyo ngibyo byabayeho, ariko hano en Afrique nuko ariko nabe mpamvu batashyizeho guverinoma nuko barafite umwami uri hejuru yabo warenze ibyo by'amoko ushobora igihugu kigakora. Hariya rero bamaze 6 mois nta guverinoma bagira, nta nteko nshinga amategeko bafite. Ibintu byose biri centralized muri presidence ku muntu umwe gusa, perezida de la Republique. Niba ushobora kuba yafata icyemezo cyose, nta ministeri wavuga ko uyu munsi wa none ihari mu buryo buri constitutionnel. Ibyo rero byari maze iminsi hari ikibazo. Uyu munsi wa none umwe mu bakandida ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko no witwa Vitali Kamere. Vitali Kamere muki umwe mu bakandida, ntabwo aratorwa by the way, ni kandida. Nta namakuru ufite buretse gato ibyo uze kubigaruka uraza kubyumva kuko ntabwo ararahira, nta na kimwe kirajyaho, ntararahira ko aratuwe. Ubuse umuntu utarara ibyo bireke biracyari. Nibyo urimo kuvuga ngo nta guverinoma bafite, guverinoma irahari izaseswa bagiye gushyiraho iyindi. Buretse gato ndaguha n'ingero za ministre bahari. Patrick Moyani ministre w'itumanaho, hari ba vice ministre b'intebe barahari. Navuze ute ko nta guverinoma bafite kandi navuze yuko bakora mu buryo buri anti constitution, unconstitutional. Kuko uko bigenda uko iyo perezida amaze gutorwa uko bigenda urabizi itegeko rigena. Itegeko rya Kongo se ritubwire rigena ko guverinoma ijyaho mu gihe kingana iki perezida towe. Perezida towe yego ritubwire kuri kuvuga ngo nta guverinoma ihari kandi ngenzi kwihari. Guverinoma ijyaho mu gihe kingana iki kuva perezida towe. Ahubwo se wagiye uko ari basomera ukareka ahubwo nakubwiye ko reka nkomeze ibyanjye. Bwana musesenguzi please ndagusabye ndaguteza abantu urimo urababuza kumva. Ahubwo wenda guteza abantu kuko nukomeza abantu nta guverinoma ihari kandi hari ba ministre hari ba vice premier ministre hari ba ministre. Umunsi perezida arahira iriya guverinoma yagombaga kuba yasesha. Byanditse mu itegeko nshinga ryabo. Ntabwo ibyo birimo, ahubwo guverinoma iseswa hagiye gushyirwaho iyindi. Ishyirwaho ryari? Ni igihe azayishyiraho cyose. Mbese umutegeka wowe urinde, wowe urinde umutegeka. Monsieur Kisekedi, reka wowe musesenguzi please mutabaruka ndagusaba ureke amanungu niko yawe yagumbane uze kuyavuga. Ariko ntabwo uri buze kuvuga ibitariho ngo tuvuge ngo none uyu munsi reka please reka twubahane kuri iyo ngingo. Turi buhubane rwose. Ntabwo uri busesengura ibyo mvuga kimwe nuko ntasesengura ibyo. Ariko ntabwo uri buze mutabaruka ndagusabye twubahane. Sawa bivuga ubwo icyo abumva barabyumva. Ivanemo ibintu byo gushaka kwishyira, ariko no kutabogama ni byiza. Kubugama mubwiye ko leta imaze amezi 6 urumva perezida arahiye hatariho guverinoma kandi guverinoma igomba kuba yaraseshwe, urabyumva neza, kugira ngo hajye hindi. Ibyo byose ni crise politique. We sinzi ibintu byawe kubyumva. Kuki byita crisis? Gusa uyu mugabo please wandeka nkavuga.
ntakuje kuvuga please reka kumvangira mutabaruka ariko nyine usobanuye mbyumve neza bose icyo tumva ni iki okay niba ari discours y'umusesenguzi navuze yuko ngiye icyo mvuga ni hypothèse tegereza wumve ibyo mvuga nkaza kubikubazaho ryari nta nubwo ari ngombwa ko nabimbaza uze kuvuga ibyawe uko byumva please ye nagaromere yo mu kiliziya pe reka twubahane kuri iyo ngingo ntacyo ntago bisanzwe perezida ararahiye amezi 6 guverinoma yari iriho icyo gihe ikaba igihari premier ministre arahari yananiwe kunoma guverinoma ye inteko ishinga amategeko même chose n'ibindi nk'ibyo ibyo ubwabyo biragaragaza ko ari crise politique ibyo tubyumvikane hakaba no politique niko bimeze sinzi ubushobozi ufite muri science muri politique ubushobozi nagaruka kugoreka ibintu rega ariko se uyu nyine bisobanurira please ndaza kugusaba ku ngingo zimwe ugire ku muntu avuge uze kuzana akavuyo kawe inyuma yaho ntabwo ari akavuyo please ndagusabye reka soze twumve reka komeza mushashi rero ideba yanu uyishobora please reka gukomeza gusakabaka reka mvuga ibintu sawa uri muravanga please reka kundi umwanya sibyo turakomeza ibyo byose ubwabyo biragaragaza yuko hari icyuho politike tukongeraho ibindi bibazo bimaze iminsi bihari cyane cyane kwinuba bamwe mu banyamadini ibibazo bitandukanye yegere kabira n'ibindi hanyuma ibyo byose bijya kuba amakuru avugwa ko ntari busobanure mutabaruka avuga ko uyu mugabo mbere na mbere waza kwibaza ko yari umwe mu batemeranya na leta ni gute yashoboye kwisanga muri Congo n'umwana we n'abandi bagenzi be na entourage ye aho ngaho ubanza uhashyira akadomo leta ariko yavuze ko bavuye muri Congo Brazzaville n'abandi bantu benshi bamuherekeje uretse gato ibyo ni hypothèse nyine kuko ibyo leta ivuga kuko kugeza uno munsi wa none nabyo biteye urujijo kuba koko iyi coup d'etat umuntu uvuga ko agiye kuyikora araje yambutse wigeze wumva hari intambara yabayeho mu kwambuka wenda Fleuve bava ku ruhande rwa Congo Brazzaville baza Kinshasa nta byabaye amakuru avugwa yuko aba bantu bwabo bashobora kuba barashutswe n'inzego z'iperereza za Congo zikabumvisha yuko bazaza gukora coup d'etat kugira ngo bakore iki rero kugira ngo bakine ikinamico gukora coup d'etat abantu bari barangamiye kuri ibyo bibazo navugaga byose bihari biri mu guteza buri muntu wese yibaza ati ni biki biri mu kugenda basa nkaho bavuga bati noneho habaye akandi kantu sibyo ariko uyu musumari navuga yuko mu by'ukuri yagaragaje urwego ruri hasi cyane kuko inzego z'iperereza za Congo bivuga ko arizo zamukoreye biriya byose kugira ngo no kugera hariya kuri pare ni pare de nation yabanje kwa Vital Kamere noneho bajya no kuri pare de la nation noneho bigaragara yuko yagiye mu modoka za polisi ayo ni amakuru ahari bigaragara ko yagiye mu modoka aranahagera abana mubonye bivuga yuko ashobora kuba yari yavuye no muri hoteli yanyweye yishimye ameze neza baza gukora ibintu bakora hariya kuriya birangira badashobora kumusipeyaringa bavuga ko bagiye muri pare de nation abandi bagiye kuri radio televiziyo kudekarara coup d'etat wumva ibyo bintu hagati pare de nation irindwa n'abasirikare inzego zose haba hari sekirize buri kimwe cyose bavuga yuko ngo barashe abantu nka babiri binjira ariko ikigaragara cyo bagezemo imbere bo bwabo ubona ko atari no muri senses ze ari ibintu bari bamubwiye nawe ubwe agwa mu mutego biza kurangira badashobora gukora iki badashobora kumusiga birangira bamushoje ariko ikigaragara document metallique ikigaragara nuko ari ibintu byari byateguwe n'inzego z'iperereza rero ikigaragara cyo nuko uyu mugabo nyakwigendera musumari ibigaragara byose nuko yaje mu buryo buteguwe urabyumva neza abamubonye bigaragara ko yageze kuri pare de nation we aje kudekarara Nouveau Zaire ko bakoze coup d'etat abandi bamushutse ko bagiye kuri radio ikigaragara cyo nuko abamubonye bigaragara ko yari yishimye ibona ameze nk'umuntu utari soba
kuko bigaragara ko yari yakiriwe n'ubundi buryo bwose kandi yaje mu modoka za polisi. Hanyuma rero agashaka ko yari yazishimuze, ubwo nabyo ni ibindi wenda. Ikindi kigaragara cyo yuko nta kudeta yari yateguwe, bigaragara nyuma ya hariya perezida ntacyo yigeze atangaza, minisitiri w'umutekano mu gihugu ntacyo yatangaje, ahubwo hari igiterane gikomeye cyane mu mujyi, nta n'ahantu bigeze bafunga mu mujyi wa Kinshasa, ahubwo abantu bitabiriye igiterane cyari kirimo na première dame Nyakeru cy'umuvugabutumwa witwa ngira ngo ni Beya ninde, cyari kitabiriye n'abantu barenga 80,000 muri stade de Martyrs. Umujyi bashobora kuba baje gufata parade de nation, sibyo? Baje gukora kudeta, abantu barasanye bapfuye, ubuzima bugakomeza, abandi bagakomeza bakajya mu bitaramo, nta na hamwe habayeho cordon and search, birangira kuriye. Ibyo abantu benshi barabyibazaho, ariko kugeza no munsi wa none igihari gifatika nuko ibingibi uyu mugabo yaguye mu mutego wo bateguye kugira ngo bagabanye iyo presiyo yose. Ubusanzwe ndashaka mbisubiremo, nta nteko nshinga amategeko irajyaho muri Congo, nta na perezida. uyu mushi, sibyo? Ni umushi harya inde mpuza Vital Kamere, harya ni umushi, ashobora kuba ari umushi. Uyu nguyu ni ukuvuga ngo ni umukandida, mpamvu namwise umukandida, baraporopoza ko yaba, ntabwo ari perezida. Impamvu nanone leta bigoye kugira ngo ijyeho, leta ntishobora kujyaho nta nteko ishinga amategeko izarahiza izemeza iyo guverinoma. Kugeza no munsi mu busanzwe ntago bisanzwe kubona perezida arahira hagashira amezi 6 hatarajyaho leta. Ubundi mu bisanzwe twarabibonye ubwa mbere yarahiye ryari ashyiraho leta, ntago kwezi kwarenze. Twabonye Kabila même chose, ariko uyu munsi hakaba n'ikibazo gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye ni ukuvuga ngo eske pouvoir turayigumana gute? Ni gute tutarekura? Kugeza uyu munsi rero aka gakino kakinwe, ntekereza yuko filime bayirangije nabi, uwayikoreye uwashyizemo visual effects n'ibindi ntabwo ari umuhanga, ahubwo irexposa yuko ibyakozwe ari umukino ariko utarizweho neza. Reka noneho mbabwire, usibye aba bantu bageze kuri parade de nation gute? Eske parade de nation ntago yari irinzwe? Ingoro ya perezida ushobora kugenda ugahita ujyamo imbere ugakora komedi yawe, nta masasu yavuze, nta cyabaye, bavuga ngo haguye umusirikare umwe. Parade de nation ibirinzwe n'umusirikare umwe? Ibyo ni ibintu buri muntu wese yakwibaza, sibyo? None reka nsoze kujya na Mutabara kaze gufata ijambo, nawe uze kubaza. Ikindi rero gishekeje, imikino nk'ingi kuyikina ubu uri mu kwikwegera, mbaza uti gute? Urabikinnye yego kugira ngo ugabanye abantu barangarire kuri ibi ngibi, bibagirwa izindi pressure zihari, ariko abantu babigerageje kubikina mbene aka kagenda byarangiye ari byo bibakozeho. Urere nko kubona umuntu ugerageza gukina igihe cyose yiyahura, ariko birangira yiyahuye. Mwibuke Haji Omar Bongo, no Omar Bongo, oya noza umuhungu we, sibyo? Ni Ondi ari Bongo Ndimba. Mwibuke igihe yararwaye paralize, abantu batangiye kwivovota, tukabona abantu bakora ikinamico kuri televiziyo, abariyetona bakaza ku kanya bikarangira, ariko byagenze bite nyuma yaho? babasanze muri studio. Ndavuga nyuma y'ako gakino byaje kurangira gute? N'ubundi byarangiye yagiye mu buryo bwenda gusa. Reka mbibutse nyakwigendera Robert Gabriel Mugabe yigeze kugerageza gustaging ikintu kimeze nka kudeta, ashaka gufata perezida uyu munsi Emerson Mnangagwa. Byaje kurangira Mnangagwa yigendeye ahongira muri Afurika y'Epfo, kuko icyo gihe iyo mikino yakozwe gutyo byari birimo gira ngo icyo gihe n'abandi inasako na première dame n'uwari ministre byavugwaga yuko hari ukuntu abiringaniza n'ibindi, biza kurangira bamukoreye kudeta, sibyo? Hanyuma tubwire n'ukuntu u Rwanda rwavuzwe. Ibi bintu rero u Rwanda igihe cyose urabizi yuko byanze bikunze kube uyu icyambere uyu wese ubundi kuki batabibaza Amerika. Uyu mugabo yari umuturage wa Amerika, twabonyemo wa mugabo cyetse kubera nabyo ari imico mibi, wari umeze nk'uko yavutse, ariko we yumvise ubutumwa disi nabonye yarakebwe.
nicyo cyihutirwa babonye ntabwo babonye ko bari bari kumuboha ndavuga wa muzungu nyine ntabwo babonye ko bababohaga bagatikira amaboko inyuma ariko se kumwambura ubusa byo buriya se ntibari bumwice n'ubundi nta munyamerika ujya upfa gutyo ahubwo baranababaza n'impamvu bishe umunyamerika buriya ari bupfe reka nkwibwire uko bazana mu Rwanda ariko icyo mbona nari ntarasoza uyu munsi wa none bari abantu bose bagaragaye hariya bose abenshi ni abakongomani abandi ni abakongomani bafite ubwenegihugu bw'ibindi bihugu abandi ni abaturage ba Amerika uyu munsi wa none u Rwanda uruzanamo gute impamvu bavuze uyu musumari kuba yaragerageje gukora amadiri za Mozambique acuza amabuye y'agaciro ibyo bimuhuza n'u Rwanda reka twumve ukuntu babivuga ariko bavuze ngo inzego z'iperereza za Congo zabashije kwinjira muri systeme y'itumanaho ryuriya ariya ninde musumari ngo aho avugana n'izindi nzego zitandukanye bagwa mu murongo avuganiramo n'u Rwanda ngo ariko ngo muri Cabo Delgado biturutse muri Cabo Delgado muri Mozambique muri kumva ngo noneho bakamati u Rwanda nirwo ruteregida ubwo bushotoranye bwo gushaka kuzana umutekano muke mu burengerazuba bwa Congo kugira ngo rujijishe rubone uko rukomeza gufata uburasirazuba Algeria ntekereza ko u Rwanda atarabaswa mu rwego ku buryo inzego z'iperereza z'u Rwanda zishobora gukoresha reka nyite wenda gitaki ya Cabo Delgado dutekereza yuko ishobora kuba mbere na mbere idafite n'icyicaro cy'iperereza twavuga ko kiri ku rwego ruhambaye kurusha uko babyikorera ubwabo ntekereza ko u Rwanda ruramutse ari ukuvuga ngo rwivanze muri ibyo bintu sibyo uyu munsi wa none koko seriously bakoresha abari muri misiyo Cabo Delgado kugira ngo bategure igitero Kinshasa ahubwo ngiye icyo natekereje nta nubwo rwakoresha umuntu umeze nk'umwiyahuzi ahubwo icya kabiri uyu muntu aragenda by the way reka ngwe n'amakuru bigaragara ko nawe uri bushyigikire hipoteze yanjye yawe ntabwo ndi bushyigikire reka ngwe n'amakuru uyireke kuko ni hipoteze yanjye nabaza ni yawe reka ngwe n'amakuru ikigaragara uyu muntu ni umwe mu bantu bari anti u Rwanda AZ mbazo uti gute kubera ko azana ibyo kwa Mobutu ashobora kuba ari n'umufamiliya ariko by the way hafi bafa aho ngaho kuko impamvu tuvuga ibyo kwa Mobutu yari afite amabendera ku gihe cya Mobutu niyo bari bafite banarimba ngo Zaire notre Zaire niyo barimba bikanavugwa yuko ni n'abateraga Zaire bikanavugwa yuko no kumushuka abamushutse cyane harimo bamwe mu ba ex-phase bakora mu nzego z'iperereza bamwe bikanavuga ko harimo n'abajenerali bamwe bahoze ari abayobozi hafi y'aha ngaho ahubwo nabashaka kwapfa cyangwa nabari bamushyigikiye wenda nabo badashaka ubutegetsi bwa Congo bakinaga aka kantu nababwiye ko kugabanya presiyo kuko biragaragara yuko kugeza uno munsi buri muntu wese aribaza ati ariko qu'est-ce que se passe kuko no mubariye n'abari imbere bose baravuga bati ni ibiki bijya mbere ntawe urabona umwanya abadepite batowe ntibarajya mu ariko icyo kintu abariye bavuga abariye bavuga abarayizi bariya bo muri Union Sacrée kugabana imyanya uyu munsi ndakubwira ari abadepite batowe bamaze amezi 6 batarajya mu nteko icyo kintu sinumva mutaburuka ko giteye ubwoba wereba kuba waratowe ukamara 6 mois ka député national utararahira icyo kintu cyumva neza abari barimo nabo bavuga bati n'ibindi nk'ibyo abanye imodoka baheje bundi ibyo ni ikibazo kiri aho ngaho bakavuga yuko bira no kubaha ruswa ya ruswa amaranjiro va nakitwaye ngaho ubwo se iyo mpamvu nyine iyo ngiyo yo kuvuga ngo abatuye ntibarajya mu nteko ishinga amategeko niyo yabanyamukuru kugeza uno munsi igihari uno munsi ni crise politique kugira ngo abantu ubavane muri feria zihari zose mwendere skarmushi tara materializinze ibindi bye byose kugira ngo abantu batakubona nk'umukomediye iri focus staging ikindi kintu gisa nkaho gikomeye urabyumva neza uwa mbere uribuka kagashya kabayeho perezida yabuze ibyo murabyibuka ari utuntu tw'udushya twinshi perezida yuko wapi ibyo birarangiye uyu munsi wa none urambwira uti abantu baje gukora kudeta mu buryo bushikije nka buriya wanavuga yuko cyetse niba bariganye bya byibihebe bya ba General Jean Shikaramu na Bobo Denari ariko mukanya yaravuze ko nanjye ndavuga
umve side ya hari ubwo mutabara nkuvugiramo rwose ibintu wavuze harimo ukuri ntabwo ntuze kwanariza ibyo navuze vuga ibyawe kandi waravuze ngo ndibugushyigikire ndagira nkwereke ko oya ntibugushyigikire vuga ibyanjye ibyanjye ubireke ntabwo ushinzwe kwanariza Okay, ibyanjye nta kibazo abanyantege nke igihe cyose bagenda nta kibazo uyu muntu w'umukapiteni uyu nguyu nta muntu wamushutse ahubwo ibitekerezo bye nibyo byamushutse yibwira ko Congo ntanga bigira agendeye ku bintu bigenda bivugwa n'abanyapolitike muri iyi minsi yumva ko namanuka n'inkoni akamanuka n'abariya basaza yarashoreye ari buhita atoragura igihugu ni nayo mpamvu ibi bari kuvuga ngo bavuye i Brazzaville ni leta ibivuga ya Congo niyo baranavuye i Brazzaville bakambuka bahitiye kwa Vital Kamerhe nawe w'umunyapolitike bavuga uyu niwe uri propose kuba umuyobozi wa Assemblée Nationale kaduhere hariya ni na hariya baririmbiraga ni naho biciye abarinzi be babiri noneho n'umwe muri bariya niho yiciwe hariya noneho bamaze gukubitika babonye ko abagarde républicaine babasanze yara kwa Vital Kamerhe barahindura batereka dutere no kuri Palais de la Nation ubwo ababaje bashobora ko baharetse bano bagarde républicaine bashobora ko bahavuye reka tujyeyo urumva bagezeyo barakubitika noneho muri iyo nzira iri hagati ya Palais de la Nation n'iri ya quartier y'abambasaderi niho bagiye batoratorera bari abantu bose babonye bashoreye barabashorera harimo n'uriya musaza babonye baziritse mu mafoto ya mbere barimo kuririmba ngo Zaire Zaire uramubona nawe arimo n'abari ziriya nsoresore zose zirimo ahubwo ikibazo nuko bamanje kuzifata bakazivuruguta mu byondo uri kumva none bagatakaza isura babavuguse mu byondo ibyo rero byo kuvuga ngo hari abantu babashutse ngo baze bagiye ntabyo nibo bishutse reka mbaze bureka nkubwire Vital Kamerhe yaba yaratewe iwe ejo akaba yibereye muri konseri ya Moise Mbeya ari kumwe n'umugore we ari kumwe na première dame ari kumwe na reka nkubwire nanjye reka mbaze buretse gato nkwereke Congo niyo Goma yafatwa iri joro Goma ntabwo bihagarika konseri zihari kubera abantu bakunda umuziki ku rwego rwo hejuru yari ibere n'umugore we Shatu Hamida impuguke yavuze ntabwo ari impuguke impuguke bikura ko ari impuguke rero we bireke wowe kwivanga mu byanjye nagiye kuri side kuri bavuga twumve ko yavuze ngo tugomba gukora constructive debate yego apana we nuza ushaka kuvuguruza ibyanjye constructive debate ntago ari ukwemera ibyo wavuze je ibyanjye ni hypothèse yanjye ntawe kuri yawe ntabwo uri hano kugira ngo wanarize ibyo navuze oya ntana kwanariza ariko oya komeza ngende kuri hypothèse impuguke yavuze koko niba uriya musumari yarashutswe niyo mpamvu nyine yabashije kuza akinjira kuko muri Congo harimo inzego z'umutekano iyo confidence yayikuraho kuza yinjira ngiye kwa Vitali ngiye kuri Palais de Nation abashinzwe umutekano se bariye ariko ntabwo bakwiye imihanda yose kugera muri izo modoka za polisi yatubwiye bagiyemo yazikuye uretse ko nta shusho nge nabonye ari mu modoka ya polisi ariko yanayishimuta yanazishimuta rigari yateye yarafite iki yarafite imbunda n'abantu bitwaje intwaro none se reka nkubwire nakuvuga ngo wenda ngo bagiye mu mihanda ntabwo imihanda yuzuye abasirikare ibi ni ibintu ubwanyu uwo ari we wese wanariza n'ababizi bazakubwira